byuruka rya Maheru ngo uyu mwana namureze mukoze kandi byo gukorerwa bidding nk'abandi byabaye nko kwikirigita agaseka. Agera mu bandi biyita amanega ati singatangwa n'ubundi ntacyo ndamira ndi icyizere kitagira icyizere yatera umutima ku munzenzi ngo akazenga amarira mu maso nuko yisanze mu gacu k'amabandi. Impamya ndi rubangura inkiko imenega inkuba zibika mu nkubiri rwa mirindi ya rweza nkebe n'Imana y'inyegwanye imanzi niragize imanzi ribango n'isata yagongora miryango. Iyo niyo kageni yakundiwe n'ikirebo mbere gatene kirega tegeka amashyenzi y'ibirgo kubazicura mu kinyagare ko muri zini homboka ntihagire ugana neza ku manywa y'ihanga. Niyo yuhire rwabugira ngo bayuhira rwogere ngo bazikibungo zamenyera kuma ku kanyaga. Dirusuzanya shimwa rwa rugabira amahanga nkaba rudasomoka kotero ryabayize umunsi usiga ntibasiganaza bagasigara basakiranya amasi kwishasho rushikanuza mishike ringanje nkaba indatwa mu mihigo. Ozy King Show paka last. Shomeni mumeze mute amajyepfo amajyaruguru urasirazuba ndetse n'uburengerazuba tutibagiwe n'umujyi wa Kigali na diaspora. Nizere ko mumeze neza n'umuhungu wanyu Ozy King kuri Ozy King TV aho tuvuga ngo show paka last. Muri content tugira rero kuri Ozy King TV tugira content twita street talent. Iyo ngiyo niyo yamaze kuba specified uyu munsi, ariko tukaba dufite content nyinshi kuri Ozy King TV, ariko iyo ngiyo akaba dukora muri iyi minsi. Rero street talent ibimeze ite? Ni content dushaka abanyempano aho bava bakagera. Umuntu wese wumva ko afite impano akaza tukagaragaza impano. Mbese hano niho hantu honyine ho guscreeningira impano yawe. Ufite impano iyo ari yo yose ushaka kugaragariza abanyarwanda cyangwa se ufite ibiboro waba warageze ushaka kwereka abanyarwanda, nta mpamvu n'imwe yo kwitinya. We gusa icyo tugusaba no kutwegera no kutuvugisha ubundi impano yawe tukayiscreeningira abanyarwanda. Uyu munsi rero nabakiriye umuhungu, izina rye araza kubibwira, gusa muri introduction nababwira yuko ni umucuranzi mwiza. Last time twari turi kumwe no muririmbyi bita Miracle, ewana bakoraga collaboration keza kurya abantu bambwiye ati noneho Miracle twari dusanzwe tumuza zakaririmba adafite umugitariste, none baza twumvisha ibintu ari byiza, ariko noneho dushaka kwakira umugitariste wenyine twumve noneho taciye vocalist ziwe twumve ni muntu ki. Yatangira yabibwira mu buryo bw'inanga n'iningiri na gitari, ubundi akiyereka abanyarwanda. Umwanya n'uwawe turakwakiriye kuri Ozy King TV. Murakoze Ozy King, nishimye cyane kubana namwe. Hari ijambo yambwiye kandi agomba kurinda, hari isezerano yampaye kandi rizasohora, hari byinshi yambwiye kandi ntegereje ko bisohora. Ndabizi ntabwo yabeshye, ndabizi ko azabikora. Hari ijambo yambwiye kandi agomba kurinda, hari isezerano yampaye kandi rizasohora, hari byinshi yambwiye ntegereje ko bisohora. Ndabizi ntabwo yabeshye, ndabizi ko azabikora. Imana itabeshya, ikigusezeranyije iragikora. Iyo hashira igihe kirekire izabikora. Imana itabeshya, ikigusezeranyije iragikora. Iyo hashira igihe kirekire izabikora. Nami ndarindiriye ntegereje isezerano, nubwo ryatinda ndabizi ntakubeshya. Ibyo wasezeranye urabizi uko bingana, niyo mpamvu ndindiriye Yesu uzabikora. Imana itabeshya,
igusezeranye iragikora iyo hashize igihe kirekire izabikora. Thank you so much. Amazina bakwita Benny Bertin Official ahantu hose. Benny Bertin Official niyo mazina yawe bwite cyangwa ni amazina yo ku mihanda? Benny Bertin Mugisha. Benny Bertin Mugisha niyo mazina yawe bwite. Amazina yanjye bwite. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Benny Bertin Mugisha. Benny Bertin Mugisha. Okay. Amazina y'ubuhanzi cyangwa se amazina ukoresha muri talent ni Benny Bertin Official kuri social media zose. Ahantu hose. Hose. Ubwo rero bantu mwamukurikira murabona ko yaba kuririmbira Imana yaba gucuranga ni umuririmbyi mwiza kandi n'umucuranzi mwiza. Rero uyu mwanya Benny ni umwanya wawe, ucurange wisanzure. Niba nakubwiye ngo ni hano duscreeningira impano cyangwa se tugira tugaragariza abanyarwanda aho ibintu biri, ni ukuri himbaza kandi uhimbarwe. Ni kuririmba indirimbo muraba muri nk'aba kabiri bayumvisha. Ni nshyashya nayanditse muri iki cyumweru kabisa, yerekana uburyo ki Yesu atandukanye n'abantu cyangwa se Imana itandukanye n'abantu. Imfura zo mu isi zijya zihinduka, abakomeye b'isi baribagirana, ariko Yesu nshuti nziza itaza dusiga, azatureba kuko imfura zo mu isi zijya zihinduka, abakomeye b'isi baribagirana, ariko Yesu nshuti nziza itaza dusigana mba, azatureba mw'ijuru. Ibimenyetso birahari uko yarari ni kwakiri, Yesu mwiza wacu ukajya hinduka, azatureba kwa kwiringira bisi batadutenguha, n'amasezerano yabo yakwibagirana, ariko ibyo Imana itanze nta n'umuntu tushira, iyo ryatinda rizashira. Ibimenyetso birahari ibihamya ni byinshi pe, ariko Yesu mwiza utajya ahinduka, azatureba ariko Yesu mwiza utajya ahinduka, tujyane azatureba ariko Yesu mwiza utajya ahinduka, azatureba. Ibimenyetso birahari ariko Yesu mwiza we utajya ahinduka, azatureba. Nukuri we ariko Yesu mwiza utajya ahinduka, azatureba urumva nafashijwe indirimbo bwa kabiri cyo kuzajya nyumvisha kubera ko warayisharinze nanayumvaho ndakubwira gisohore
rero mbaga karimba naragakunze n'abandi nizere ko ari bikunde. ni indirimbo abantu benshi dufite depression abantu bagiye badusezeranya ibintu ntibabikore umuntu akishima babwira ngo nzaguha inka n'ihene ntayiguhe. Iyi ndirimbo rero ikubiyemo ubuhamya cyangwa se ubutumwa bukomeye, ahari hari abantu benshi bari kunyura mu bintu nk'ibyo ngibyo bagiye babibona, ariko Yesu wenyine yadusezeranyije kuzatugeza mu ijuru kandi azatureba turiyo. Rwose Bertin, uretse kuba uri umuririmbyi w'indirimbo z'Imana unakora amakava, hari iyindi mpano waba wiyiziho? Ni nyinshi cyane. Nyobora ubukwe, MC, vuga inka, uri umutahira, uyobora ubukwe uri MC, ndi MC, ariko ibyo ngibyo muri iyi minsi bibaye nsa nk'ubigabanyijeho intege gato kugira ngo mbanze nkore umurimo w'Imana. Mu biganiro nagiye nkora bya mbere byo guscreeninga talent z'abantu, abantu bagiye bambwira ati ariko Oze ufata umwanya munini ukawuhereza umutumirwa nyine akisanzura ku buryo tugeraho tukakwibagirwa, none turashaka ko mu biganiro byawe cyangwa se muri screening yawe ya talent wajya unaganira nyine ugakora ikiganiro nyine kikaba ikiganiro apana guhereza umwanya umuhanzi nyine ngo rero ndashaka tuganire uyu munsi utubwire uri muntu ki, ese uretse kuba uri nyine umaze kutubwira yuko uri umutahira ukaba umuyobozi mu bukwe, ubwo no mu kuyobora ibindi bitaramo n'ibintu byose bijyanye no gutarama wabikora, no kuririmbira Imana no gukora amakava, none tubwira uri muntu ki, uvuka mu bana bangahe, wagurize bimeze bite ku buryo abantu banakumenya apana kugaragaza impano gusa batakumenya? Beni Bertin ni umwana wavukiye mu bana barindwi, mvukira Rusizi niho mu rugo. Abanyarusizi baramfite. Hari indirimbo numvise ngo nta munyarusizi nguga ngo niyaguye ngo nawe so nkurira mu muryango ukijijwe, aho nabikuye ku babyeyi banjye ndetse n'izo tara zitandukanye barazifite ababyeyi banjye. Nshimira cyane papa wanjye arashyigikira cyane, so tugira umugisha wo kuvukana dukundana twese dukunda Imana, biza nyine kwaguka bigenda biba ibintu bigari. Ubu ngubu natangiye kariyeri y'ubuhanzi cyangwa se ubuvanganzo, yaba nyemvugo n'ubuvanganzo nyandiko mu mwaka w'ibihumbi 2015 gutyo niho natangiye kuyobora ubukwe mu ubuvanganzo bwo muri rubanda rwa Giseseka. Ibyo sizi kwibubyumve. Ubuvanganzo nyemvugo nyandiko n'ubuvanganzo bwo muri rubanda rwa Giseseka. Aho niho natangiye guhera 2015, bisobanura ko umaze imyaka 9 mu buvanganzo. Uyu munsi turi mu nganzo. Hanyuma kuririmbaho byatangiye kera muri Sunday School, niga mu ishuri ryo ku cyumweru ry'abana kuri church yacu, ngenda nigaho gato no gucuranga, birangira nyine ubonye nashaka kwinjira muri music nze gucuranga instrument byibuze nk'eshatu. Uzi gucuranga instrument eshatu? Zose ibyo nabigezeho, ndanabishimira Imana cyane. Uzi gucuranga gitari, piano, drum. Uzi gukubita ingoma fresh? Gitari, bass, n'ingiyi n'ingoma na piano. Numva zabaye nyese kandi warashaka gishatu. Niwarengereye. Okay. None se mu bwanditsi watubwiye ko mu buvanganzo ufitemo nyemvugo, ari nabwo turi kuganiraho. Nyandiko ukoramo ibiki? Nyandiko nandika bijyanye ibisigo. Ufite igisigo waranditse se? Okay, turakirebaho, ariko komeza ubanze utubwire ku myandiko yawe. Ndi kwandika n'igitabo cy'umuco, aho ndi kugereranya imico ya kera n'imico y'iki gihe. Uri kwandika ku gitabo kijyanye n'umuco, aho urabona ubu umukobwa cyangwa se n'undi muntu yambara ubusa, abaza kera ko bagendaga batambaye ibirwayi. Wait, ushatse kuvuga ko ndi kugereranya ugiye gukora igitabo kimeze nka Bible? Kuko Bible hari Old Testament na New Testament. Nawe ugiye gukora New Testament na Old Testament. Ni nkako mbese ugiye gukora ugiye gukomparinga ariko ugaragaza ahashize naho uyu munsi uko bimeze. N'uyu munsi n'ahazaza nzagerageza kureba. Ubwo urumva ugiye kureba ibice bitatu, n'ubundi ugiye kureba past,
old urebe new urebe n'ibyahishuwe na present. past present and future. None se mu myandikire yawe cyangwa se mu buvanganzo nyandiko bwawe, uretse kuba wiyandikira, uretse kuba wirebaho wenyine, hari abandi bantu ujya wandikira, bandikira nk'indirimbo, bandikire ibisigo, bandikire ibyivugo, bandikire ya ndandika n'abandi ndabandikira. Hari abahanzi nandikira indirimbo sure batandukanye hano mu Rwanda banazwi bakomeye cyangwa nyine bakiri hasi gutyo. Ubundi se hari umuhanzi woroshye ubaho? Yego barahari boroshye. Wagize ngo umuhanzi woroshye, wagize ngo ujya muri studio ugakora indirimbo uba woroshye. Uvuga ko umuhanzi yoroshye ntabwo ari ukuvuga ko adashoboye, ahubwo ni ukuvuga iyo utaramenyekana mu Rwanda tumufata nk'umuhanzi udashoboye nyine. Naho umuhanzi wese ushoboye mu Rwanda twifata nk'ari uwamenyekanye. Rero abahanzi bose ku ruhande rwanjye barashoboye, ahubwo kuba utaragaragarira Abanyarwanda ntabwo ari uko udashoboye, ahubwo uba ushoboye ari uko Abanyarwanda batarabona impano yawe ngo kuko bayishyire ku ruhande rw'izindi mpano babe bayigereranya n'izindi. Naho kuba bashoboye ibyo barashoboye, utaza kwibana barakomeye. Okay, ku bijyanye n'igisigo banza duteme igisigo. Mu bisigo wanditse ikindi ugende nyine ikindi kiganiro cyanjye ku bantu bagiye kujya bakurikira Oze King TV kuri content ya Street Talent, turashaka kujya dukora byibuze ikiganiro kitarenze iminota 10, ukaza ugascreeninga 10 minutes Abanyarwanda baryoherwa, tugascreeninga indi 10 minutes ubutaha gutyo ku buryo iki kiganiro nyine nshaka ko kizaba ikiganiro byibuze mu minota 10 umuntu akagaragaza ngo ni iki mfite mu minota 10. Yes, ubwo njyanye muri ibyo rero ndongera nsubira inyuma nongere nibwira abantu ubwo njyanye muri ibyo. Okay, impamyandiri rubangura inkiko imenega inkuba zibika mu nkubiri rwa Mirindi ya Rwezankebe n'Imana y'inyegwanye Manzi nagize impazi rubangwa n'isata yagongora miryango. Iyo niyo kageni yakundiwe n'ikirebo mbere gatune kirega gategeka amashonzi y'ibirgo kwazitura mu kinyagare ko murezi niyo mboka ntihagire uga neza ku manywa y'ihanga. Niyo yuhire rwa bugingo bayuhira rwogere ngo bazikibungo zamenyera kuma ku kanyaro. Dirusuzanya shimwe rwa rugwe biramanga nkaba rudasumuke kotero ryabayize umunsi usiga ntibasiganaza bagasigara basakiranya amasi kwishasho rushikanaza mishike ringanje nkabindatwa mu mihigo. Guma. Reka regeye ukubwira akantu gato ku gisigo nanditse ntago ndagisohora nuko nkubaha cyane. Natwe ariko turabubaka murabizi. Kiravuga ngo nakise mwana wanzwe uzaba umwami. Mwana wanzwe uzaba umwami. Enfant détesté vous serez un roi. Kandi n'ubundi baravuga ngo umwana wanzwe ni ukura. None wowe wanzwe uretse kuba yanakura azaba n'umwami. Okay, go ahead. Avuka yavutse nk'abandi yiga gutamba ivuga nk'abandi uretse ko atarezwe nk'abandi ngo asimbangizwe asomeshwa kandi ibyo gukorerwa bidi nk'abandi byabaye nko kwikira igitagaseka. Agera mu bandi biyita manega ati singatangwa n'ubundi ntacyo ndamira ndi ikizazo kitagira icyizere yatera umutima ku munzenzi ngo akazenga amarira mu maso nuko yisanze mu gacu k'amabandi. Akantu gato bashaka ibintu mbiruka kera byo kuvuga amagambo asobekeranye ng'ibyiruka rya maheru ngo uyu mwana namweze mukoze. Ariko mana yanjye ni ukuri Imana ihumugisha impano yawe. Ikindi abantu badukurikiye kuri Oze King TV nimubona koko uyu muntu ku mpano ari hejuru, mudusabe ikiganiro cya kabiri muri comment, sezera ku bantu bawe unabarangira aho bagukura, ubundi noneho tutegereze ikiganiro cya kabiri ngo bimeze bite. Okay, murakoze bakunzi banjye. Uyu munsi abantu bari kunkunda ariko bagomba kugukunda bakomeze bankunde. Nababwiye social media zanjye ni Beni Berite official, TikTok, Instagram, Facebook n'izindi platform zitandukanye, ariko kuri YouTube wakwandikaho Mugisha TV show niho ari kunyura ama sessions ya praise and worship. Hanyuma n'ibingibi byambatahira ndi kuyobora ubukwe nabyo biriho, bajyeho barebe. Ushobora no kwandikamo Umutahira Mugisha ugahita ubibona byose, ayo mazina yombi iyo yanditsemo Umutahira Mugisha uhita ubona YouTube channel yanjye. Mukore subscribe ariko bibabwire niho babyumva neza. Ibintu biroroshye, jya muri search box ya YouTube wandikemo Mugisha TV show, urahita umubona, ubone n'ibiganiro, ubone ituntu twose agenda akora, everything. tubare niba ari kuri gospel urahita ubona
session zose ukagenda zikora. Niba ari kugutahira ubukwe cyangwa se gutahira, ubone no kubuvanganzo nyemvugo, aho muze kwirebera namwe byumvi, mukore subscribe kuri Mugisha TV show cyangwa se umutahira Mugisha. Amasezerano n'akaririmbo nshimiye imibabaro yanjye, uyu mubiri wangirika, ziko nzabona undi mubiri utagira cyangwa kubabara. Nshimiye imibabaro yanjye, uyu mubiri wangirika, ziko nzabona undi mubiri utagira cyangwa kubabara. Umurengezi wanjye ariho, umurengezi wanjye ariho, zikazamuza amarira, imibabaro ishize. Bakano wararize bihagije, ugera ntaho wiheba, wararize bihagije, ugera ntaho wiheba. Ariko Imana iravuze, uhumure ndakwibutse. Ariko Imana iravuze, uhumure ndakwibutse. Umurengezi wanjye ariho, ziko nzasezera iyi si, nkibanira n'umukunzi wanjye. Thank you so much.